Kongeye kubaha ikaze abakunzi bacu yacu update trends, twizere ko mumeze neza ahantu mugiye muherereye hagiye hatandukanye. Imana ikomeze kugenda ibagenderera kandi ibuzurize ibyifuzo byanyu mwagiye mutanga bigiye bitandukanye. Muri ya gahunda yacu rero nkuko mumenye channel yacu ikomeza kugenda ibaha ibintu by'ubwenge bigiye bitandukanye, ibagezaho ibintu by'ubwenge byabaye ahashize cyangwa se by'ubu ngubu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi rero tugiye kubabwira ku kintu cyeze muri iyi minsi gikomeje kugenda gishobora hamwe na bamwe kwibaza ati se abapfumu babaho, abahanuzi babaho. Niyo mpamvu tugiye kureba ese ubundi ibintu koko bibaho. Ntujye kure rero, tugiye gusobanurira ibi bintu ukuntu ugomba kubimenya, kubitwara cyangwa se kubyitwaramo igihe bikubayeho. Ntujye kure rero, iki kiganiro cyo tubazaniye uyu munsi kandi twizeye ko kiri bubafashe. Turaganira ku bantu bavuga ko bafite imbaraga zidasanzwe. Bamwe bavuga ko ari iz'Imana, abandi bakavuga ko ari iz'umwijima, nyine bigiye bicangacanganye. Ese ni bande abapfumu n'abahanuzi? Ese bafite aho bahuriye cyangwa baratandukanye? Reka tubishure muri iyi minota tugiye gufata tubagezaho iki kiganiro. Nizere ko kandi murakomeza kugenda musobanukirwa. Mbere na mbere reka dusobanukirwe umupfumu ni iki. Umupfumu ni umuntu uvuga ko ashobora kuvugana n'imyuka, agahishura ibishe cyangwa agakiza abantu akoresha imbaraga zidasanzwe. Namwe mugiye mubazinye murabumva bavuga ngo bavura indwara, bavuga ngo akuvura inyatsi, ngesenga ibizakubaho, nyine bigiye bitandukanye. Rero umuhanuzi we ni umuntu uvuga ko Imana yamuhaye ubutumwa bwo kubwira abandi, kenshi binyuze mu byo yahawe n'Imana ubwe. Ukavuga ko nyine avuga n'Imana, Imana yamugutumyeho byinshi bigiye bitandukanye. Mu mateka yacu mu Rwanda no ku isi hose abapfumu barazwi cyane. Mu Rwanda twumvise amazina nka za Nyabingi, twumva amazina ngo Rwabugiri, twumva amazina ngo Kibandamiza, wagiye ufashwa n'abashitsi. Ariko mu ruhande rw'abahanuzi hari abavuga ubutumwa nka Yesaya, Yeremiya, Eliya, ndetse no muri iki gihe haravuga ko barimo guhanura mu izina ry'Imana. Abo ngabo ba Yesaya na ba Yeremiya bo ni abahanuzi nyine bazwi bize, kuko tubasanga no muri Bibiliya, kandi nyine kenshi twagiye tubona ko tugomba kwizera Bibiliya, kuko Bibiliya ni igitabo cyanditswe n'Imana. Bibiliya aho uzavukagera uzareba amadini yose abatandukanije kwizera, ariko buri dini rigira Bibiliya. Niyo mpamvu buriya Bibiliya yo ni ikintu ni igitabo cyo kwizera utabishidikanyijeho, nta no kubitekerezaho cyane. Aba ba Yesaya rero, Yesaya, Yeremiya na Eliya bo tubasanga muri Bibiliya, urumva ni abahanuzi bazwi ndetse bemewe. Ariko mu gihe hari abagikomeje kugenda bavuga ko n'abari abahanuzi, ubwo rero turareba ko niba bakora cyangwa se baba bari kubeshya. Ubundi abapfumu bo hambere bakoreshaga igikoresho cyabo cyangwa se ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amayugi, amavuta, imiti, imirongo y'ubuhanga n'amazina y'imyuka. Bavuga ko bashobora guhishura uwagukoreye ibibi, gukiza abarwaye indwara zidasanzwe no kugira ububasha bwo kurinda cyangwa kwangiza abandi. Ubundi nge nigeze kujya, hari inkuru twigeze kumva y'umuntu ugeze kujya ku mupfumu, amubwira ko umwanzi we ari uwo mu rugo rwe. Ariko nyuma yaje gusanga mubeshya. Kandi namwe mugiye mufite akanya inkuru z'abapfumu, nyine ukumva nk'inkuru y'umuntu akubwira ngo genda agiye ku mupfumu, none uzareba kenshi na kenshi ugasanga niba hari nk'ibibazo ufite cyangwa se nk'uburwayi umaranye igihe, umupfumu kenshi na kenshi akunze kukubwira ko buri muntu muri famiye yawe cyangwa se n'undi muntu ukuri hafi, nyine buriya biragoye ko yavuga ko umuntu ukuri ko ari uguhemukira cyangwa ko ari umuntu ukuri hafi. Ubundi bigaragara ko hari abakora ibintu abantu batabasha gusobanura neza. Ariko se ni imbaraga z'Imana cyangwa n'iz'imyuka mibi? Jya akanya sinzi, ariko sinibaza ukuntu Imana yagutumaho umuntu kandi nawe ubwawe uhari ku giti cyawe. Ibintu byabagaho kera, kuko kera bari abantu bizera Imana by'ukuri. Ariko muri iki gihe dukwishana isi igeze, Imana iyo igushaka ikwigerezaho ubutumwa ku giti cyayo, nta mpamvu yo gukenera undi muntu igutumaho. Ubundi ku rundi ruhande abahanuzi bo bavuga ko ubutumwa bwabo buva ku Mana. Mu byanditswe byera umuhanuzi akorana n'Imana, ntakoresha imiti cyangwa ibikoresho by'umupfumu. Reka nta bindi bikoresho akenera. Yesaya, Eliya, Yeremiya bose bavuganaga n'Imana, ariko bavugaga amagambo y'Imana agahindura ubuzima bw'abantu. Nyine wagenda kubona ko nyine bavuga ko ari byo, ko bavugaga ibintu ukabona koko nk'imba bakubwiye nk'ikintu ukabona ko gihinduye ubuzima bwawe. Kandi bo kenshi sinzi bakundaga bo bavugaga nyine ibintu by'ingenzi mu buzima. Wa muntu uzaza akagera mu bakene, nyine wa muntu uzaza agutabara ikibazo ufite kiri sereye kigifatika. Ariko abiki gihe usanga bari kuvuga ngo nimba ari ubuhanuzi, ngo nahanuye ko akagenda akabwira umukiri wibere hariya ngo ku imodoka wari ufite yagiye kwiyongera izindi 5. Sinzi impamvu nyine bo abantu bigiye usanga kenshi bakunze kuganisha ku butunzi ku kintu cy'uburwayi, bitewe nuko aricyo cyeze muri iki minsi. Abantu benshi barashaka ubutunzi, kandi ikindi indwara zamaze kuba nyinshi. Niyo mpamvu bafatiranira aho hantu habiri bazi ko ariho hantu babonera abayoboke
cyane aba nyine kuba baza bavuga ko uburwayi bufite bugiye gukira, ko abantu benshi mwigiye indwara zareze cyangwa se bavuga ko ugiye gukira. aho hantu habiri niho hantu aba gufatiye. uzarebe nk'iminsi abahanuzi, abigira abahanuzi akenshi na kenshi ni aho hantu baza batagetinga, n'icyo kintu baba batagetinga cyane. ubundi baravuga ngo muri Bibiliya haranditse ngo nta muhanuzi uvuga ko aturutse ku bwe nyine aturutse ku bwende bwe, ahubwo abahanuzi bavugaga nk'uko bavuga ko bayobowe n'umwuka wera. Ibi ngibyo tubibona mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 21. avuga ngo nta muhanuzi uvuga ko aturutse ku bwe bwende, ahubwo abahanuzi bavugaga nk'uko bayobowe n'Uwiteka cyangwa se n'umwuka wera. ariko mu gihe cyacu hari benshi bavuga ko ari abahanuzi nyamara bakanakoresha uburyo bwa gipfumu. ahangaha niho nyine abantu batangira kutabizera cyangwa se bagatangira kubatakariza n'icyizere. zimwe mu ngero zituma abantu bamenya gutandukanya umuhanuzi w'Imana cyangwa se umupfumu. umuhanuzi w'Imana avuga iby'Imana yamuhishuriye, ariko umupfumu akoresha imbaraga z'imyuka. cya kabiri, ntashaka amafaranga cyangwa ibihembo. umuhanuzi w'Imana ntajya ashaka umuntu wamuhemba cyangwa se amafaranga, arabigukorera akigira kuko n'Imana bamutumyeho, akubwira yikomereza. ariko umupfumu akenera kwishyurwa. umuhanuzi w'Imana yubaka abantu, atanga ubutumwa bw'amahoro, ariko umupfumu uzarebe kenshi atera ubwoba abantu cyangwa agacamo abantu ibice, kuko yamaze kukubwira ko umuvandimwe ari ukugira nabi, ari wowe uri inyuma y'ibibazo byose ufite, ndumva aba baciyemo ibice. umuhanuzi amagambo ye ashingira ku byanditswe, ariko umupfumu akora ibintu bidasobanurwa n'ubuhanga bw'umwuka wera. ni ibintu nyine wumva yitekereje ku giti cye, nta yindi mbaraga nyine wumva yasobanura ibyo bintu uretse ku giti cye, niwe umuntu wenyine wabasha kubisobanura akakubwira impamvu abikoze. ariko nta handi hantu cyangwa nta kintu waba wakirefera uvuga ati ndi kubikura ngaha akwereka igihamya mu byanditswe byera. reka ni ngombwa rero kugira ubushishozi muri iyi minsi, ngombwa kugira ubushishozi kugira ngo ubashe kuba wamenya abo bantu, ubashe kuba watandukanya kuko n'abahanuzi b'ukuri. kuko n'ubu hari abiyita abahanuzi ariko bagamije inyungu zabo ku giti cyabo. ubundi umuco n'idini ubundi bihurira he muri rusange? abanyarwanda benshi bategereza ubuhanuzi cyangwa ubupfumu bitewe n'uko umuco wacu wakuranye n'ukwemera mu bintu by'amayobera. nyine murabizi kera mu muco nyarwanda twahoze tujye twumva abantu ngo bitwa ba Ryangombe, bandi musinye bariya bose ugasanga abantu bagikurikiza. rero umuco bavuga ngo n'abatubangije bafite ukuntu bakoraga ibintu by'ubupfumu, ariko byaboneka ibintu biratandukanye. ahangaha ni ingenzi kumenya ko si buri wese uvuga amazina y'Imana cyangwa ukoresha Bibiliya ko aba ari intumwa yayo. oya, biratandukanye, kuko no muri Bibiliya bivuga ko mu minsi yanyu abantu benshi basaza biyitirira Imana, ko izo mbaraga bazikora ku Mana, ariko mujye mubitondera. Ikira mushishozi nk'umuntu mukuru umenye ngo ubundi uyu muntu ukurije nyine amakuru wagiye wumva atandukanye. se abahanuzi ba kera b'Imana bakoraga bate? nta bihembo bakeneraga, icyo ni icyambere ugomba kujya wibuka. nta nyishyu nyine abantu bakoraga Imana nyine akaza kubwira ibintu akikomereza, ubona nta nyungu bifitemo, nta gihembo ategereje. uko nguko ubundi niko abahanuzi ba kera bakoraga. rero abo ngubu ugomba kwishyiramo ubushobozi, ko niba abantu bazaza bagusaba amafaranga ku iki gihe abantu benshi bamaze gukeneshwa no kwizera abantu. ugasanga uyu muntu ugenda umujyaho umugati ibibazo ufite muri famiye, ndi kubona bitari kugenda neza, ahubwo akaguteza ibindi birenze ya mafaranga yose akayakumaraho. hamwe famiye itajya kubaza ngo ese amafaranga ubundi ajya akoreshwa n'icyo. ugasanga bari mufite nk'akabazo koroshye mwakemura mwicaye mutuje, ariko wowe urabikajije urabikomeje bitewe n'uko wa muvumu cyangwa se wa muntu ukubeshya ko ari umuhanuzi, ya mafaranga yakumazeho ushyizemo n'ikindi kibazo noneho gikomeye. kandi ugomba gusobanukirwa ko Imana niyo yakuremye, Imana irakuzi neza kurusha buri muntu wari wese. sinzi impamvu rero yagutuma undi muntu itabikwibiriye ubwayo, ifite ubushobozi bwo kugeraho. impamvu kera Imana yakoreshaga abantu banze mu byumva. kera harakira abantu bizera Imana by'ukuri, harakira abantu bizera Imana by'ukuri, babana nyine bari bariyeguriye Imana. ariko kuri iki gihe Imana yaje kubona ko isi yangiritse. isi yarangiritse muri iki gihe, isi yarangiritse. niyo mpamvu nta muntu ugomba kwizera ngo asa ubwenge Imana yakuntumyeho. nawe Imana ifite ubushobozi bwo yakwigereraho. ibyo ukeneye kukubwira izajya ibikugezaho direct, ntabwo izigiye ikenera umuntu igutumaho nawe. kuko akanya ujya kubibona Imana ikugira neza mu butunzi izabugwa, ntabwo izatinyira ugutumaho. ariko nugira n'ibibazo ibyo byakugezeho bikugeraho wenyine, ibyo byibuka. nta muntu igigutumaho ngo aza kubwire ngo rero urabibona ugiye kugira ibibazo. niba ari impanuka muragenda nta nubwo ubizi, kuko umuntu abikubwiye ashaka kuvuga ko ari impanuka, ntuzongere kujya n'ibinyabiziga ugahora wicaye mu rwanyu. ariko ibyo byose bikubaho bigutunguye, kubera icyumva ko rero ibindi by'Imana izajya gutumaho umuntu. Imana ubu yivugana n'abantu bayo ku giti cyayo, ntabwo igikeneye kuba yagutumaho umuntu, kuko abantu barahindutse muri iki gihe. abantu barahindutse, ugomba kubyakira. bundi
nk'ubutumwa naguha ku iki kiganiro cyangwa se ikintu nakubwiye ugomba gusigarana mu mutwe cy'ingenzi nuko si buri wese ufite imbaraga zidasanzwe ko aba ari ukwizera. Kimwe cya mbere, wese uzabona imbaraga zidasanzwe cyangwa se ukabona hari ukuntu ari kwitwara bidasanzwe ku muntu, si ngombwa ko ugomba kumwizera, ntabwo agomba kwizera. Icya kabiri, Imana ifite inzira yayo yo guhanurira abantu kandi nitanga ukuri nyakuri. Icyo kintu ugomba kugira, Imana ni ukuri uva ku Mana, ukuri nyakuri. Ntabwo ukeneye umuntu wo kuza kukubwira cyangwa se ikeneye umuntu wo kuza kugutumaho. Imana ifite ukuri kwayo kandi ukuri kwayo niko kuri nyakuri. Ikindi, twiye kugira ubushishozi, twirinde ubupfumu n'ibinyoma by'abiyita abahanuzi. Abo bantu bareze nawe kandi nubireba muhakuzengutse ibintu bisigaye biza biravugwa cyane, ibyo bintu birahari cyane rwose, ariko sinzi ibyo nibyo bitekerezaho ubirebe neza, ushyiremo ubushishozi bwinshi, uzaza kumenya, uzabasha kuba wamenya ko aba bantu ni ukubeshya bashaka guhaza ibyifuzo byabo kugira ngo bashyire amafaranga cyangwa se ibindi bigiye bitandukanye, ariko aba bantu mu by'ukuri nta kiba kirimo. Ugomba kwizera ko wowe ku giti cyawe, we n'Imana yawe mushobora kuba mwazamura umubano mufitanye, atari ngombwa ko hari umuntu uza hagati ngo babere ikirano. Murakoze kudukurikirana muri iki kiganiro abapfumu n'abahanuzi. Nimba ukanda like, subscribe no kugisangiza abandi kugira ngo babashe kwamenya umucyo uri muri ibi bintu, bamesha ko bamenya gusobanukirwa ibintu kugira ngo hatazagira umuntu bahura agasanga arabatuye cyangwa se abashe kuba yaza muri iyi shusho agamije izindi nyungu ze ku ruhande, atagamije kuba yabafasha. Murakoze cyane, mukomeze kugenda mumererwa neza aho mugiye muri radio atandukanye, turabakunda cyane.